ntabwo wabaye umukobwa ntabwo uzi ariko ni wowe uzabigena ni wowe nyine ubu ngubu ufite igihe cyo kuva abana bawe bamaze kuba bakuru ibibazo byararangiye umeze neza ntabwo birangira ariko bimwe bishira ibindi ari ibagara ariko nanone hari igihe ugeramo kikaguha umwanya wo kwitekerezaho kikaguha umwanya wo kwikunda ukabona mwiriwe neza abandi mwaramutse mumeze mute abantu bose bakurikiye Skill Media mudahwema gukurikira Skill Media yacu akantu ka yacu ndizera ko mwabibonye neza ko nako kiyongereyeho rero nongeye kubasuhuza maze iminsi mutabona ibiganiro ni ukumbabarira ni ukunyihanganira ubwo nyine hari biba bitakunze ariko nawe nagiraga ngo ngire ibintu bimwe na bimwe nshyira ku murongo kugira ngo dukomeze kugira ngo ibintu bigende neza mbahereze ibintu byiza mukunda ibyo mwambwiye gukosora mbishyire ku murongo mbikosore kandi nizere ko hari impinduka muri buze kubona mukomeze rero mufashe gukora share kuko murabona ko nyine abanjye mwarabikoze ndabibona ndanabashimira cyane rero mukomeze kugira ngo dukomeze kuzamuka byihuse cyane tutabonye umwanya wo guhagarara uyu munsi rero nabazaniye umukobwa w'inzobe twenda gusa ariko tudasa muramuzi hari abamuzi mu bintu bitandukanye hari abatamuzi araje atwibwire atuganirize turushaho kugenda tugira ubundi bumenyi twungurana indi experience agiye kudusharinga hari ikintu yagufasha hari ahantu hamwe yagukura ikagushyira ahandi ni karibu murakoze sohoza abantu bakurikiye Skill Media ubibwire wenda hari abakubonye ari ubwa mbere ndabasuje mwese mukurikiye iyi TV mugira amahoro amazina yanjye nitwa Firdausi yego sindavuga ibindi abantu rero bazi Firdausi ariko batari bamubonaho Firdausi ntabwo abyibushye cyane abyibushye gakeya ameze nk'aho atari yakura cyane njye nabonye birantungura ariko nyine ubwo ngubwo urabona ko njye n'ukubona njye ndi nka kinini we nka mutoya ahubwo wabona tungana mu bunini kuri kamera nk'umuntu uri kubireba ndetse ukuntu kuri kamera uhita yigo nibyo ariko sinzi nimba mba mfite fesi ni ntabwo mbizi ariko mfite ukuntu mpita mbona nanjye nazanye amatama wabaye umuntu mukuru mpita nibaza ubundi biba biguturuka ariko ntacyo buriya biba bigaragaza hari ukuntu njya nkunda gutangira ndi kubaza nk'umuntu nkatangira kumubaza ngo kuri wowe urukundo relationship kujya mu rukundo n'umuntu kuri wowe ubyita ugendeye ku buzima bwawe kuri wowe utagiye kuvuga ngo ni ibintu bya rusange kuri wowe urukundo nyine kuri wowe bifata gute nko kumva uri mu rukundo n'umuntu kuri wowe ni ibintu biba bimeze gute icyo gihe rero ntabwo ndajya mu rukundo n'umuntu ngo numve ukuntu mukunze ariko iyo ndi kubona umuntu anyitayeho uwo ari we wese numva mukunze uhita wumva urukundo ruje ubu ni urugero ngemba nifite shida nyinshi nyine iyo umuntu aje nyine nkabona atangiye kunkemurira utubazo tumwe na tumwe mu byo mfite nkajya kubona nkabona wenda mfite nk'ikibazo cy'inzara yishyuye wari umuntu bitanumva nta n'umuntu ariko ubu ngubu uri mu bihe byiza nta kibazo ubu ngubu umeze neza uri mu bihe byiza hanyuma wenda hari umuntu ushobora kuba ari ubwa mbere abonye Firdausi watubwira muri make wenda hari ibyabaye mu bihe byashize bigutesha umutwe biguhuza n'abantu bituma abantu benshi bakumenya ariko ubu byararangiye umeze neza ibyo nyine ni ibihe bibaho uyu munsi umuntu abihura n'ibimugora ejo bikarangira muri make watubwira muri make kugira ngo abantu nyine bumve nk'ahantu bari buhite byoroha kugira ngo bakumenye bagushakire n'ahandi ibintu byo gusubiramo wenda ngo Firdausi bamenye kiriya gihe ari uwe ahubwo nkeneye ko bamenya Firdausi ubu ngubu urashaka ko bamenya Firdausi bishyashya bigahinduka nyine bigatangira iyo sura ikava Firdausi wa kera yaje ari mu marira arimo aratabaza arimo aravuga ibintu bigiye bitandukanye kandi bamwe babifata nabi abandi bafata neza ariko uyu muntu akubonye rero ntabwo yaba akibifasha nabi ni ibintu bimaze imyaka wenda ku bantu batamuzi ndabizi nta muntu uri kureba iyi shano utanze ntabwo babura nawe abantu bose barakuzi u Rwanda rwose rwarakumenye ndakubwiza ukuri ko nta muntu ukurikirana YouTube utazi Firdausi yaramenyekanye kubera ko mana yanjye nta n'umuntu ndabona wandika komenti ngo avuge ngo ni ubwa mbere mubonye ahubwo buri wese baba bati Firi cyangwa se nkumva umurambwe ati disi karananutse kandi ubwo ni ukubera ukuntu kamera iba yamfashe ari ukuntu bakugira muto ubundi bakakugira munini rero sintekereza ko batanze Firdausi ni umukobwa ukiri muto cyangwa ni umumama ukiri muto mfite imyaka 21 ndayujuje mfite abana 2 b'impanga y'imyaka 3 urumva ni umwana n'umutwaro umwe nta mugabo ngira
papa wabo ni single mother nta mugabo ngira uragira umugabo we ni single mother Ndimbati uragira umugore we ase ubundi nkanyuma ubundi yabyabihe mujya muhura mukaganira ko ngene nigeze kubona yatwaye abana muri expo ariko bashyira mu byicungo nka kirajye nawe wari uhari turahura tukavugana tukareba nk'abana none mbere y'uko biriya biba mbere y'uko uhura na Ndimbati byabaye byose bikaba wari warigeze ukundanaho n'umuntu yego narakana nigeze twigeze gukundana ubwo mufite imyaka nk'ingahe hafi 10 afite 17 15 wowe ufite 15 yandushaga ibiri ubundi twari naturushanwa ibiri niwe muntu wumva wakunze cyane mwarakundanye cyane nagakundaga ku kana ariko ngo ariko yabaye umusore nawe ubu yarakunze kandi ukomeza ariko mbabarire ariko icyo gihe ari muto umva ndi ukuntu noneho bigeze gukora umukwabo turi hano i Kigali bakamufata noneho nta ndangamuntu ariko yari afite igikuriro yari agiye kudodesha imyenda Kimisagara bamufatira mu mukwabo baramujyana mu mwana ndakubwiye ngo nararaga hasi ndi kuvuga ati ubushe wangeraye ku izima ntanjye ntabwo narara nawe ntabwo warara ku buriri ajya hasi nk'igu abese bukunde kwanza bariyorosa aho tandakanga naga abantu bafuze biyorosa ariko ntabwo abajyanye mu nzererezi kwa Kabuga maze iminsi ine ni myinshi iminsi ine nawe urara kuri sima kuko nawe nararaga hasi ariko yinda nibaza nk'itabi nabaga nanyweye ngavuga atari kuburiya oya ariko bibaho nese si urukundo nese mwaje gupfa iki byaje kurangira gute yaje kurangira nyine kubera namukundaga cyane cyane bikabije ambwiye ngo tubireke ngo ndi kumutesha umutwe waramuhamagaraga cyane namuteshaga umutwe nyine akana kunyitaba nkamusanga iwabo urumva ko warabugoye umva yahise ambwateka reka tubigire nka sita nabwo ibintu byo kwigunesha umutwe ngewe ndi umunyeshuri ntabwo reka ubwo nyine birambabaza bikajya binanira no kurya ibintu byose nyine nkabona biragoye ngeraho nyine ndamenyera ugera aho uriyakira kandi nyine byarangiye n'ubundi tubanye neza tutari ubu se ntabwo mujya muvugana n'ubu turi inshuti ariko bitarimo ibyo niyo murebye mba mbona ari akantu reka ubu ubona umuruta igihe nabonaga nyine utari umuntu wanjye uba yakunze mbona namuyobora kandi ubwo ashobora nko kuza kureba iki kiganiro agahita amva ukuntu ufite imigambi yo kumuyobora arabizi n'ijya namugira inama ariko birumvikana umuntu aba yaragiye ahura na byinshi aho nabyariye mpita mbona nariyongereho nk'imyaka 10 kuyo narindi birumvikana ni ngombwa byarahindutse ni ngombwa cyane kuko iyo bikomeza uko byari bimeze ntazimo kubyara mba nyakana kakasama yendawo agakobwa cyakora nyine umukobwa ufite imyaka 21 aba ari inkumi aba ari inkumi aho ngaho mba naranakuze simba naragwingiye aho kubyara kare ari ikindi kintu bigabanya uzi niba wari ufite santimetero 140 uzi ko tugumaho yego ntagongera gukura ngo uzamuke na gato ahubwo icyo wenda cyaba ushaka kubyibuha ari ikintu cyitwa ngo urongera wiyongere utundi dusantimetero reka kutugwingira rero mwabana mujye mwibera abana mugiye muri aba kuko igihe cy'ubwana n'izina ry'Imana ntikigaruka ntabwo kigaruka biba byararangiye ibera kana witware nk'akana wenjoyinga ubwana bwawe maze nukura uzabura n'ibibazo by'abakuru ko ntuzigera bisohokamo kimwe kirangira ikindi kijyaho ariko iyo ukiri umwana ugakoresha igihe cyawe nk'umukobwa mutoya ukaba umwana ukiga ukagera ku byo ushaka byose igihe ugifite icyo gihe bikoresha kandi nturebe ku ruhande nturebe ngo uriya runaka tugendana kuko uriya afite imyaka 20 ufite 17 kuko ushaka gutwara nk'umukobwa wa 20 ufite 20 gutwara nk'ufite 25 kuko nawe uzayigeraho kandi uzagera mu byo yagezemo yego numva mana kuki nigeze umukobwa koko ntabwo wabaye umukobwa ntabwo uzi ariko ni wowe uzabigena ni wowe nyine ubu ufite igihe cyo kuva abana bamaze kuba bakuru ibibazo byararangiye ntabwo birangira ariko nanone bishira ibindi ari bagara ariko nanone hari igihe ugeramo kikaguha umwanya wo kwitekerezaho kikaguha umwanya wo kwikunda ukabona nimba abana bari kurya inzu iri kwishyurwa nawe ukabona umwanya wo kwitekerezaho ntabwo wawubona ubundi ukuntu ngiye biba bimeze mu buzima bwa buri munsi uyu munsi ndishyura inzu ivuyeho simaze kuyishyura umwana yarwaye babawe nkabangiye kwa muganga umukozi niba hari uwo mfite wenda ntabwo nabasiga mu rugo ngo basigare bonyine ubwo ngomba kumushaka kugira ngo ajye basigarana nk'ubu bariga abajyane ku ishuri abavaneyo nanjye nirukanka imisozi miga umukozi nyishyura
inzu nyishyura amakara yashize Firdaus nabyuka nta n'igiceri cy'atanu mfite atari kuzi ko nta sabune duhari simbyutse hari n'igihe mbyuka nta n'ijana kandi nta byo kurya bihari imboga ntazo ari wowe wo kubibaza kandi uracyari muto imyaka 21 nkabitekerezo njye nashyize ngahita numva ngiye nahita nanabivamo uko bivamo gute ako ntabwo wabivamo nyine nicyo mba mbibwira ntabwo wabona wabivamo ariko ntabwo nyine numva mbivuyemo ibintu byo kuba umugore ibintu byo kwirirwa nishyira inshingano zanyu numva birananiye ariko zaba bazi n'ubundi ndabihari nta wundi muntu wabiha niwe ugomba kubikora nicyo cyitwa kuba mama papa wabo ese nimba muhawe akazakura bakanya ntabwo bakwanga ahubwo nanone urabakeneye mu buzima bwawe nareba ukuntu tumaze kugira hejuru baza ati mami gutya na gutya none nsigaye mbabaza ati mwize iki bakanyereka ukuntu ibintu bize ntabwo wabikuraho hakaba hari ubwo nza gutya nkicara nko ku mukeka nirushye nagahita nkuramo inkweto yahororo agahita avuga ati ntureba ariko iyo uri gukora ibintu nako abantu babyeyi barabizi n'umwana umwe ukuntu amera nongewe ku kantu kitwa abana ubundi byo kantaniye nihahamuka nsiye mbona uruhinja cyangwa umuntu utwite nkahita numva ikintu cy'ubwoba kinyutsemo noneho yaba ari umukene baba we nkumva n'ikiniga kiramfasha noneho yaba ari umukene wari ufite undi mwana akurikijeho undi noneho mu buzima bubi numva ngiye binandera nyine hari igihe ibibazo ukibaza nk'uriya muntu yabitewe n'iki noneho aragiye mvuga ngiye sinabyara undi mwana sinzongera kubyara kamwe ngo byihorere shango natwe nuko twavugaga nabwo mwaraza ko mwabishyize muri nko kujya uganira n'abadamu ubundi wumva ari nk'igiki kibitera kuko ari igihe n'umugore avuga ngo ntazongera kubyara wenda anakoresha napo agakoresha family planning nyine akaba afite nk'akantu kamuproteje kibi ngiye nkunda kubona ku bapfiyemere bibagirwa vuba nashobora kwibuka igihe yari ababaye akareba abantu bamukikije arongera agurira agasura mwana amaze gukura arongera arisiga arongera akeye nk'ukuri gusa neza nyine umuntu yakureba akavuga uti bamureba yareba ukuntu bamwishimiye none iyo uri umugore ufite ibibazo byinshi umuhungu uje kugutereta aza kugutereta nk'umugore ntabwo aza kugutereta nk'inkumi akaza ari utuntu ahereza abana akagira icyo akaguhereza amafaranga ati hahera umwana ewa nawe ukumva nyine ubonye umuntu ukwitayeho uwo muntu rero ubuje n'ubu uje gufata ibibazo waba ufite akabikuba nka gatanu kuko si kabiri akemura duke ariko agateza ibindi byinshi byikubye wenda akaguha rasiyo y'uwo munsi ariko hari ikindi kintu ashaka kandi si uko agukunze kuko n'uwagukunda ntabwo yaza ngo akubaze ibyo bindi akubwiye ngo iki ashobora no kuza yewe akubwira ko atariyo gahunda afite ariko se niba aje akubwira ko atariyo gahunda afite nawe ukaba wumva iyo gahunda utayifite niba bikuzanye bamubwira ati sinari nzi ko ari ibyo ngibyo byakuzanye mu buzima bwanjye igendere uzi abantu twahuye nabo bakatuvira mu buzima bikanatubabaza aho se nibagiye ubuzima bugakomeza kandi twarumvaga nibagenda tukazabaho hari abantu benshi bagiye rero abagore twibagirwa vuba tukibagirwa ibihe twaciyemo tukibagirwa agahinda twagize wanamutwita ase gutyo utanakwirira njyewe mba numva ntazi ibyari kuki utaniproteja cyangwa ngo ugende ufate ikinini nimba biba ari ikibazo ukabona umuntu amaonaponse hari ikintu maze iminsi mbaza umuntu uciye nko ku muntu ukabona umuntu wenda ari nko ku muhanda ari gusaba afite impanga sibyo utwana tubiri tw'impanga kandi ubwo si wenda si two twonyine afite noneho wowe uri kurwana n'iki wenda n'agapira ugaca nko kuri uwo muntu wenda agapira karakubyibuhije akaguha tayo udashaka wenda karanagutera isereri kagutera ibibazo uwo muntu nkawe akagucaho Firdaus akagusaba ibyo bintu wakumva ubitekereje gute njyewe ntabwo nkunda abantu njyewe sinzi ukuntu ibintu biba bimeze kuko njyewe ubwanjye sinabasha kujya ku muhanda ngo nsabe biriya bintu mba nabyo banza ari nk'impano nk'uko umuntu afite impano yo kuririmba no gusaba n'ubundi bigira ba nyirabyo hari umunsi twigeze kujyana n'abagore twari duturanye bavuga ati bakunda bajya gusaba ku muhanda bavuga ati tugende turayabona noneho ufite impanga bakugiremo ariko ndavuga ati gera ntabwo najya ku muhanda ati mbere tujye tujya ku bipangu by'abakire dukomange si tugiyeyo bagakomanga njye nkatinya kwinjira ngasigaraho bakagira gutya nyine bakangirira impuhwe bakama twagiyeho umunsi umwe ko byananiye kwinjira ahantu ngo mvuge ngo mwampaye
bya bintu nabyo rero ni nk'uko umuntu aba afite impano nyine abantu bagira impano yo gusaba byaba no mu buzima busanzwe njye no mu buzima busanzwe noneho apana no kuba najya ku muhanda sinzi ko naramutse nakubwiye menya ko ngiye gupfa none se ariko hakunda uvanga kukakanye rero bari abantu bajya gusaba nimba batekereza kumva n'uwo mwanzuro kimwe n'umuntu afata umwanzuro akavuga ubuzima burangwa reka njye mu buraya ntabwo biba abatekereje nabi ariko nyine ubwo hari igihe areba akabona niyo mahitamo asigaranye ku bwanjye pe iyo mbonye umuntu ari gusaba afite umwana ariko bimanga apana umwe numva mugiriye impuhwe ko nyine n'ikintu mfite ntakimuha ikindi undi muntu numva ngiriye impuhwe ni umuntu ubana n'ubumuga nyine mbona ko nta kintu yakwikora ariko umuntu mbona ahetse umwana umwe ku mugongo afite amaboko n'amaguru bikora akanura avuga nta kintu kibazo cyangwa se n'undi muntu wese udafite abana kuko abantu benshi basaba atari uko bafite abana bazima mwana kiyo mbere byo numva binambaye babatisha perezida afite akazi abo bantu azabahindurira mu mitwe abereka ko bagomba kwigira ese wakwigira wumva ushobora kujya hariya ugatana 5,000 wasabye urumva watekereza ukuntu wabitekereza neze nge sinigeze nsaba cyangwa nje gusambura ngo nkorere abana igihe cyose ndayiga aho ngize nkabyuka sekenda nkikubita Nyabugogo nkagenda nkarangura utuntu nkongera nkadusubiza cyangwa turangura nkajya kuduteta muri kati situbaho se ubuzima bugakomeza cyane nubwo biba bitoroshye Kigali ariko ubundi icyo uhisemo kiguhitamo cyane imihanda abantu bagiye babyumva ibyo bintu ko iyo uhisemo kugira ikintu ukora ugakura amaboko mu mufuka birakunda ikindi kintu ijambo nababwira imyanzuro dufata mu buzima bwacu ni ingaruka z'ubuzima tubaho ni ingaruka z'ahazaza hacu ibyo rero wigira ngo nagira gutya amafaranga nkayabona abantu utekereze neza hazaza bimeze gute wenda nanjye hari abantu bagiye bambwira ati ibintu wakoze mu itangazamakuru ukajya kubivuga hazaza bimeze bite naberetse biriya ni ibintu buri muntu wese yakora kandi si njyewe ubuzima bwanjye njyenyine buri kuri yo cyane urumva ni ibintu bisanzwe uretse wowe kuba wabireba gutya umwana wanjye azakura abizi nzabimuganiza nzabimusobanura azabyumva nta kitumvikana kirimo nta n'ikirenze kirimo reka ni ibintu bisanzwe ikindi kintu abantu benshi basengeraga umuntu wese arasenga akavuga ati nibura papa wabari abana azatahe byagenze neza Imana yarabikoze kuwe rero nta rubanza ufite n'ibintu bizaba byumvikana ibyo mirongo wese niba ugiye mu buraya ufite abana b'abakobwa b'abahungu mbese imbere yabo bimeze gute kandi ko bahetse abwiza wo mu mugongo cyane birumvikana wangiza ugasanga abana mw'iyi minsi nta nubwo bari kubasha kunyurwa kubera ko n'ababyeyi ntabwo banyurwa cyane nshobora kwigendera mu rugo ngasanga abona nta mafaranga mfite ikintu gihendutse mu mujyi wapfa gufata byoroheje kada ubugari se burahendutse ubugari bugura 1,000 kandi burahenda kandi ntibutubuka tugenda byibuze njye ukuntu ngera nkifatira dodo kugura dodo za desi nkagura akawunga nusu ni dodo n'agatungo nkita nkanga tubatwirira nkakoresha amafaranga no kw'igihumbi mfite amakara ariko warangiza ukibaza ukuntu ngo utagiye ngo uhahe imiteja ya sekisa ngo karoti za desa ngo ibitoki byangaye n'ibizanzibari cyangwa ibisambaza urundi ukumva nyine ubwo buzima burakubangamiye kuba utari kubona ibyo ngibyo ushaka ikintu cya mbere ni ukwereka ku mwana ko iyo dodo natekereza ko ari inyama igomba kumubera inyama cyane none se ko nta kindi aba abiziho ni wowe utuma inyama yumva ko ari ikintu kirenze kandi nanone igihe wagira umugisha izo nyama zazi turi mu Rwanda turi n'abantu barenze umwe twaba turi nko kurya nabi nk'abatishakiye mutangire mujye muntera na story z'inyama rero mfite ukuntu bitanumva ko ndi kurya inyama none se Fili reka nkubaze gatoya urumva wahuye n'ibintu bitandukanye warakomeretse waciye mu buzima bukakaye bwo gutwita uca mu buzima bukakaye bwo kurera impanga zawe uyu munsi nubwo ibyo bisa nkaho byacogoye usa nkaho umeze neza ariko nanone hari igikomere byagusigiye ndanibaza nyuma ya wa muhungu watubwiye nta wundi mwakundanye kugeza ubwo ubyaye bagiye baje ko ntabwo mwigeze mukundana ubu ngubu rero abana bawe bafite imyaka harya ni 2-3 none uratekereza iki ku rukundo uba wumva nyine uba wumva nta nyota ufite kuba ufite umuntu ugukunda hafi yawe uba wumva ubitekereza hirya yewe umuntu ubundi nanamukunda kuko mu bibazo nawe nabyo ntabwo nigeze mpura n'ibibazo by'urukundo umuntu amemukire mu rukundo nyine ngo numve ndazinutswe ubundi ibintu byose iyo utaragenda nyine uhuriramo n'ibintu wumva ntabirenze kuko umuntu namukunda bigaterwa nuko we yitwaye uba wumva se utabifitiye inyota uba wumva udakumbuye kubona umuntu ugukunda ngo mukundana mba mbikeneye uba wumva numva nyine ndi kureba abantu bari gukundana reba utuntu bigira no ku ifone bavugana nkabona yagiye mu cyumba agaramye ateye amaguru hejuru
ubwo bari kuvugana hirya bari gukora siporo ku buriri telefone yaryohewe n'ikiganiro abati nk'uriya muntu utuma rwose unezerwa umuntu waba ufite iyerekwa yaritambutse ariko ari seriye ubundi waseriye biragora uwo muntu sinzi niba yacana ukuntu ndetse kubera iki bigora ko twihurira ngambwira kubera iki tubona urukundo rwoye muri iki gihe kubera iki abantu gukundana byabagoye kubera iki kugira ngo ubone umuntu muhuza mumarana igihe reba nk'urugero nka wa muntu twabonye wa propoje harimo umugabo mugufi n'umukobwa muremure twese mu mutwe abantu bose barimo kuri umuntu rwose afite amafaranga menshi kubera iki nyine bigoye kugira ngo umuntu abe yahura n'urukundo rwa nyarwo abone umuntu bakundana urukundo rwa nyarwo ni iki n'ubundi urukundo rwarwo rwose ntabwo wagwenjenga ni amafaranga ni kubyizera warwaryoha gute se ntabwo njye ubu ntabwo wakundana n'umuntu ngo agufate nk'ubu urabona hari akantu k'akabeho ngo nimugoroba aza kugufata agenda hano munywe nk'icyayi kamuka n'umwitahire amafaranga akoresha ni amafaranga ariko si umurengera iyo umuntu avuga amafaranga hari ayandi yo kugura imodoka hari n'ayo gukemura utubazo turi aho dusanzwe umuntu nyine agomba gukundana n'undi mu gihe udafite amafaranga ntabwo wakundana niko byumva ariko si amafaranga nyine yo ari ha nyine y'ayo mamodoka n'iki ko byibuze utabura amayinite yo kumvugisha hagira nk'akabazo ngo kabura uko gakemuka ngo nta bushobozi none se wowe ubaye uyafite ntabwo wamufasha ngo gakemuke nanjye namukemurira kandi nawe akaba yafite aho se ubu musore njyewe bakusore badafite amafaranga njye mbabona nk'abasongarere noneho ari igihe umuntu aba yaragerageje aba akora ntabwo aba yaragerageje wagerageje biranga nimba byanze isubiramo ongera ugerageze cyangwa se hindura ariko wowe uko byagenda kose ikintu cyitwa urukundo kigendana n'amafaranga n'isubi udafite amafaranga ubundi ufite urumva nta kazi urimo uramamagara ku tuyinite amafaranga watse iwanyu ntabwo ndi kumva wabyutse numve nanjye uko ndi kwirukanka imisozi nawe uri guhigiriza uri kumbwira ngo wabuze amafaranga njye sinkunda abasongarere kandi nta muntu ariko umuntu akora umuntu abaye akora ahembwa amafaranga make ariko mugakundana akaba make ariko akabona n'iki none nta rugero tuba twafatiyeho keretse nk'umuntu uba uvuga ngo ndashaka umuntu ufite inzu irenze ndashaka umuntu ufite imodoka nanjye akangurira indi ndashaka akuse usa n'ubwo ufite n'amafaranga ngende umugore reka nanavuga ati mba mu nzu ya senkani wamfashije uku kwezi dore nakomeza n'ibihumbi 50 amafaranga nimba utayama urayafite mbese wowe ngubu ntabwo byakunda ko ukundana n'umuntu nta kintu ari bugufashe mu buzima bwawe nta kintu ari kuko umuntu mushaka gukundana akavuga ati Justin ndagora no kuguhamagara hanyuma reka ntegure ubuzima bwanjye akabona ayafite se ntayaguhe mbese ubwo yaba nkunda umuntu yaguhimuka arinda bagusohora mu nzu ndumva mbuze n'ikintu mbivugaho nyine bwira ukuntu ndi sheri wawe mbwira ukuntu ushobora guhura n'ikibazo ufite uko ugikemura ntabwo ugikemura ubundi ubwo urankunda ashobora kuvuga ati umukobwa nimuha amafaranga bizanyereka ko aricyo kintu kimugenza mu buzima bwanjye yibukije umuntu wambwiye ati natekereje kuguha amafaranga mpita mvuga ati wagira ngo ndi gushukisha amafaranga kandi tekereje ukuntu ntawe uzi gato ngo mburaye ngo yanze kuyama kandi wowe wumvaga ko yagushukisha nta kibazo uze n'umuntu ushukishwa amafaranga n'ubundi reka mbabwire urukundo si amafaranga pe urukundo ni ibikorwa ariko ibyo bikorwa tuba tuvuga biherekezwa n'amafaranga ndi kuguhamagara ariko reka nkuhereze urugero rw'ukuntu rero ibyo bintu biza gutandukana sibyo ushobora gukundana n'umuntu akaguhereza ibyo 50,000 sibyo ariko hari undi muntu nawe akodesha inzu ya 30 hano i Kigali ni urugero afite akazi kamuhemba 60,000 ni urugero urumva 60,000 nakuramo amafaranga 30,000 byo kwishyura inzu nawe akarya buri munsi nta kintu afite ariko hari undi muntu waguhaye 50,000 byo kugira gute byo kwishyura inzu wowe urarwaye wese ugiye mu bitaro muri iyo minsi wa muntu arivuze ati nubwo mbizi ko nintakoreye iyi minsi ndi bubone 40,000 nagomba gukora 60 ariko reka ngende Firidausi nimba yiriwe wenda nimba yiriwe ku mwana urwaye n'urugero kwa muganga reka nijoro ngende musimbura iminota mike agere mu rugaruhuke uwo muntu akakuba hafi kubera ko Firida yenda gukunda ariko nyine icyo nshoboye ni iki ngiki akakuba hafi ukazarinda uva mu bitaro wa muntu waguye bya 50,000 atakugezeho mu by'ukuri ku mutima wawe muri abo bantu babiri uri kumva ari uwuhe muntu uzi akamaro ubundi umuntu n'ubundi ugukunda ikintu cya mbere aguha umwanya akaguha n'agaciro agafata ibibazo byawe akabigira ibyo agahangayikishwa n'ikiguhangayikishije urumva
ntabwo nyine ari ukuvuga ngo ni amafaranga rero byumve ko amafaranga atabizamo kuko ariko igihugu reka umuntu nkubwire, yakuzanye njye iyo bigeze kuri sije yo kubana noneho uko byaba bimeze kose niba dukundana ubwo ni umwanya wo gushaka amafaranga niba dukundana ko kutayafite yego tukayabona mwembi mugabikorana hamwe tugapanga kubana ariko n'igihe mufatanya umuginga akakurya mwarafatanyije imishinga yarangiza akagwemukira abantu barakundana mwana bakubakana amazu yayubaka agahita azanamo undi mukobwa abantu barahinduka ubwo rero dukunda n'ubundi twizigama ntabwo wanakunda umuntu ngo umukunde cyane umwimariye n'ubundi uba uri kuzigama bose namemukira turi kubaka iyi nzu ese oya icyo gihe ntekereza ko mushobora kubana mukabyubaka muri kumwe n'ibijya bigera mu kubana abahungu mujye muvana mu ubugoryi n'abakobwa buvanemo ntukabane n'umuntu uzi ko umukobwa nta bushobozi ufite umuhungu nawe ese abana mugiye kubyara undi murabatungisha kwese kubana kose ndetse kubyara ese ntabwo undi bakunda nk'ubu ntabwo wabana n'umuntu niba mubanye nta mafaranga mufite mube muhagarikira kubyara abana kubyara mube mubiretse mwihereze mushakishe amafaranga ibintu byose nyine bibe mwabiterwa ko se uri umukene n'amafaranga yo gukodesha izengurutse akuretse ko nta n'umuntu upfa kubaho gutyo n'ubundi amafaranga baba bavuga ntabwo ari amafaranga ya gutyo amafaranga akenshi kudufatira mu buzima bwa buri munsi turatubona ahubwo ubuzima kuba abakobwa batabwakira ikindi ahubwo ntekereza ko aricyo kibazo dufite kugeza ubu ngubu ikindi abakobwa barashaka nabo ibintu ubwabo badafite ubukene wanyu uri abakene uri kwifuza ibintu na papa wawe na mama wawe batabonye kandi bashaje barashaje barajya kubishyira ku muhungu w'abandi urimo uragenda gushaka umuntu wikoreye ikofi niho byose ubundi bipfira uba urimo wifuza ushobora kwakira uwo uriwe ahubwo ngo uharanire gushaka uwo uzawe cyangwa guhindura ahazaza hawe wumve nyine ko ukeneye ibirenze ariko ubikorere kuko buriya ibintu dushaka turabibona ariko iyo nyine hajemo akantu ko kutanyurwa ko kubona ko ibyo utabonye hari undi uzabikubonera kandi niwe muntu wa mbere wo kubona icyo ukeneye cyane none icyo utabonye njye nzakikubonera ushobora no kuza nkagushyira mu rugo ntukora ntuzi no gukora ntunabishaka nta bakobwa baba bumva bikeneye abagabo bazagenda bakicara mu rugo bakarya bakanywa bakabyara gusa ariko kazi k'umugore umugabo akangurira imodoka nkakira intwara n'abana gusa umukobwa ni umukene kandi afite perime mwana cyane ubwo ikintu aba yarapanze kuzashaka umugabo ufite imodoka uko byagenda kose umugurira imodoka mfite perime na porovizuwari nkeneye imodoka ndayikura ntabwo ngende gukora akazi gatuma nzabona ya modoka ahubwo ndi gupanga kuri uriya mugabo uzanere ndi mwiza ndakunditse birahagije ko ushobora no kuzana akagushyira mu rugo njyamo n'abagore basuzugurwa mwana kandi bari mu ngo zikize cyane rwose cyangwa ugasanga ngewe hari umugabo twigeze kuba turi kumwe turi ahantu turi kuganira umugore we aramuhamagara cyane aravuga ati ubu ningera mu rugo ikintu ndi bukore ni kimwe ni ugukubita uyu mugore kuko agenda mu modoka namuguriye yambara igitenge cyiza arasohoka abadamu bose bandi bagatangara ubu namutwaye iki kiri gutuma ampamagara aya masaha angana gutya mbure no kuvugana n'abandi bantu kandi nawe ntacyo mu rugo yabuze ugasanga ibintu rero abantu benshi birukangira mu by'ukuri si wagira ngo bari nabyo babona ibintu byiza bya mbere ni ukugera ku bintu ari we wabikoreye ibyo bintu biraryoha n'ubwo umugabo utamushaka nk'ubu ngiye Fridose ufite abana Imana ingira umugisha mu byo nkora nkazabona umugisha nkabona inema nanjye nkagira ku mitungo nyine nkabona ibintu birenze sinzi niba n'umugabo wamutekereza none se undi ufite stress wowe ibintu wumva byagucanze ufite stress ubigenza gute ubibwira nde ni iki gituma basi nubwo ufite izo stress ariko ugerageza gutuza nyine muri wo kumva ko nubwo ibibazo bihari ndabifite ntibiranakemuka ariko nibura ndatuje niki kibigufasha muri kigufasha gutuza ukongera ukagarura morale kuko hari umuntu uba ufite sheri akavuga ati kamamagare sheri mutubiganireho biragabanyuka hari umuntu uba uvuga uti reka mpamagare wenda mama kuba bafite nyine mbimubwire yangira inama bise nk'ibigabanyutse muri njye nkaho ushobora no kureba abana ukavuga ati nibura uyu ni umugisha Imana yampaye reka nubwo mfite ibibazo ariko ndishimye kubera ni iki gituma wowe stress zawe zisa nk'izigabanyutse njyewe ikintu gituma numva nuje ibibazo byose naba ndimo byonyine iyo ndebye ubundi kubera ko mba narahuye n'ibibazo byinshi kandi nkabirenga aka kanya iyo minsi mpita nsubiza amaso inyuma y'ibintu nagiye mpura nabyo nk'ubu hari nk'utumesaje nagiye mbika nko kuri mail tw'abantu bagiye banyohereza cyangwa se nk'umuntu wamaye amafaranga nyiri ibyondo ari kuvuga ati we
uzi ko nyishyira kuri njye ikintu cyose ubundi kibaye kije nko kuri phone amafaranga cyangwa message impumuriza mbishyira kuri email wazo kugira ngo ujye message ya mobile money ukayohereza kuri email nkahita mvuga ati mana nacyagiye warabikoze kandi ikindi kintu njye nishyize mu mutwe ko ibintu bikomeye Imana bigiye kunkorera igitangaza mpita mvuga ati reka ntegereze igitangaza cy'Imana ikindi ni impanika ntibirangira ahubwo ndashyira mu mutwe noneho mbure no gutekereza kuko nagakwiye gutekerezaho niyime amahirwe yo gukora ibyo nakagombye gukora sinshobora gutekereza ku muhungu ko njye sinjyashyira amaboko ku bantu ngo numve ko yari ugomba kunkorera ikintu kuko iyo akenshi iyo uri gutekereza ngo runaka ngo arabikemura ngo niwe ntezeho ibyishimo wowe ibyo ibikure wowe wagagombye kuba ukora kugira ngo nawe bikemure n'ubu ukibikoze ntese uriya nawe ahuye n'ikibazo cyagiye ari kugukemurira cya kindi ni hahandi utangira kurakarira umuntu ngo kanaka yampemukiye kandi izo ntabwo zari inshingano ze kugufasha umuntu agufasha yabishatse iyo mbyibutse nkibuka kuntu twagiye turya ku mpanuka bwagiye bucya ntazi ko buri buke byose nabyuka ndareba utwana twanjye najyaga ndeba ari inyoni ubu nkaba mbona baravuyemo abantu bakuru tuganira bakanganiriza mpita mvuga ati ubundi isi yakunze birakora n'ibingibi ikintu cya mbere abantu tuba tugomba gukora n'akantu ko gusenga mu buzima buriya biba bikenewe musenge kandi mwizere niyo n'abemera n'abavuga ko itabaho basi mujye mwizera muvuga ati nyuma y'ibibazo ibisubizo biraza nyine njye mpita numva ko byose bigomba gushira ndishimye n'igihe mba nishimye nkahita mvuga ati wabona mpuye n'ikibazo ibyishimo byanjye bigahita bihinduka amarira naba nawe nkavuga ati amarira n'ubundi nyuma yo kurira haza guseka ndaseka cyane ibibazo Firidausi arakoze cyane akoze kutuganiriza duhaye ikiganiro cyiza duhaye impanuro nziza tugiriye inama no ku wundi muntu uri mu bihe nk'ibyo Firi yari arimo byo kutwita uri wenyine bikakugora inzara ikakwica bakakwirukana mu nzu ukabyara imbana bikakubana ibibazo uru ni urugero rwiza komera bizagenda neza kandi mureke kujya mutekereza nabi batekereza ibintu biri positive gusa batekereza ibintu byiza ku buzima bwabo bumva ko bagomba kugera kure ureba uri mu modoka umenye ko nayavutse nkawe yambaye ubusa wabigeraho kandi wabiharanira yewe nawe mba numva ko ngiye mu myaka 5 ngomba kuba mfite akamodoka kawe amen hari miliyoni nkorera nakaboyi ntabwo yayivukanye kaboyi wavutse ufite imodoka abantu rero nuko uretse muraje murebe mbereke ikintu cyo gutekereza neza buriya niyo wizeye ibi ntabwo ubuzima bubiha ariko iyo gukomeza utekereza uruhande rubi mwana ubuzima burakubiye murakoze cyane reka ndagira ngo hari abantu bashaka kuzamagara Firidausi akajya bagira inama muzambwire mbahuze nawe uza kugira inama niba wumva byakugoye naribagiwe we umva njye mfite channel yitwa Firidausi official yumve neza Firidausi official jyaho cyangwa uze gushyikiringira ujyeho cyangwa usacinge ugende ujyeho urebe ibiganiro nkora tuzatugenda tubana umunsi ku wundi kuri subscribe kugira ngo ibyo nkora bikugereho nyamara imodoka arayigura umukobwa ndayigura ubwo se urumva imishinga iba itatangiye imishinga yatangiye arayigura murakoze cyane ikiganiro mukirebe mukore subscribe mukomeze gusharinga kugira ngo dukomeze kubona n'ibindi biganiro byiza kandi nizere ko mu bintu tuvugiye hano mu bintu Firidausi atuganirize ntihaburemo ikintu kimwe cyangwa se bibiri cyagira icyo gifasha ubuzima bwawe nimba wari wihebye uri mu bihe bibi nimba hari byinshi uvuga se biragenda gute banyirukanye ndashonje nimugoroba ushobora kurya Imana igira gutya igahindura amateka murakoze cyane ni Skill Media yacu nk'ibisanzwe dukomeze kubana murakoze cyane